ntabwo ari gusa agomba kuba ari n'ikindi kintu rero numva aho ngaho ariko nabivuga harimo umuryango wanjye ni umuryango muto cyane rero kumvikana biroroha cyane ntabwo ari ibintu bitugora kandi buriya nk'umuntu tuba dukundana ntabwo dukundanye vuba bakundanye none se nkatwe baba social media tugukunda tukwemera hari ukuntu wazatugeragereza kari akabazo kagakemuka ukavuga uti wenda nk'abanyarwanda tumaze igihugu cyacu kimaze gutera imbere cyane ku buryo reka tugaruke mu ntuza reka tugaruke muri music tube mu hano kuri tipu turi kumubaza oya no yasubiza ko nako ntajya umuntu wongera kwinjira mu nta kibazo nzakimwibariza muri viyayi umwandikire uze kutumaza ko agiye melody igisubizo tugenda amusubize vuba vuba urumva iyo umuntu akubona nk'ikibazo akaba atifuza kugikemura mu buryo bukwiye ubuse nzireke nayo umuntu mu mujyanye ukuntu konyine yumva neza nawe agomba kutworohereza uri umuhanzi wacu twemera mama urumva nyine kunyohereza ibintu bitandeba ikintu cyonyine nabikorera ni ukubignoringa nawe wakongera kubimbaza singusubize ntabwo bizongera narangije ngewe cyane shanga katwumva abandi hangane twagiye we baby ufite ikibazo ushaka kubaza cyangwa ushaka kuza no kwitsinaza nta kintu cyo kubaza ariko hari umuntu maze abandi babaze tuzikiraga ndaza kukibaza rero ubwo niyo uza kukibaza akaguma wenda kuzamura uburyamye aho hasi twagiye hano umuntu aranditse avuga ngo Bruce Melody waza dukoreye indirimbo y'Imana subije cyo twihuta indirimbo y'Imana reka mbere kuri hafisa n'abashoboye gukiza kamera mu kanyagoma shamusa birancanze none haranahiye n'ibintu byari birimo bibanye Imana birangire please mwinshi make bari maze kutugiye okay reka mbere urabona hari okay rero kuri album yanjye harimo indirimbo nicaye hano ndakora buriya rero mfite n'ikintu gikomeye buriya kimbamo mutazi buri gihe iyo nicaye kuri piano cyangwa se mfashe na gitari cyangwa se nicaye nje ku gasitudiyo hano uzi ko ntashobora gukoreya indirimbo isanzwe se birangira habonye indirimbo dutema hari gukorera no guhimbara turi mu mwuka w'igitaramo noneho naricaye hano mpakora indirimbo irandyohana n'imyandikoranye indirimbo zose hagomba kujya kuri album hagomba kujya indirimbo 18 turazibona tumaze kuzibona ndabona mbere kandi karirimbo mfite kazi kagomba kuzajya kuri album ako karirimbo rero wakikoreye narakiproducingiye hano ndakarangiza muzakabona kari kuri album nka bonus kubera numva gushyira igihangano indirimbo y'Imana kuri album yanjye ari ukubihesha umugisha yarabajije ngo Bruce Melody uko nta munsi n'umwe turabona ifoto y'umufasha wawe public ntabwo atajya agaragara niyo mpamvu utajya umugaragaza umufasha wowe si wowe umuzwa no gusubira ibyanditse watandukanye we nari gufatiranye nyine urumva umufasha ni umuntu nawe umufasha nawe ni umuntu ufite ubwenge ni umuntu mukuru kandi uri independent ntabwo ari umuntu mbwira ngo umuntu dushorerane muri gahunda zanjye nawe agira akazi akora agira ibyo abarizwamo ariko rimwe na rimwe yabyemeye hari igihe dufata agafoto twabona ari keza nkagata gusa si ibintu bye ntabwo ari umuntu uba muri ibi bintu byanjye cyane ufite ubundi buzima butandukanye cyane n'ibyumba Bruce Melody umunsi wasohoye indirimbo Uzandabure nibwo nabonye ko uzavamo umugabo w'umuhanga cyangwa uzashimisha abanyarwanda muri rusange kandi warabitweretse uzi kwitegera ngo n'uwanditse uko azi kwitegereza cyane areba kure byari byarahanuwe twagiye Juliet urahari ufite ikibazo yego ndagifite uravuga kuri nabwire neza Melody njye nashaka kubaza
hari abantu benshi b'abasaza tubona mu muziki ba Koffi Olomide n'abandi benshi. Ugitekereza kuri retirement hari igihe kizagera ukareka umuziki, ese nubireka uzakora iki? Do you plan to do something else after, cyangwa uzaririmba paka ku mwuka wa nyuma? ntabwo nzagwa kuri stage urumva nako sinifuza kuzagwa ku rubyiniro kuko sinzi uko bizarangira, ariko n'ubu ngubu n'uyu munsi hari ibyo ndi gukora bindi byunganira nyine umuziki kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, kuko ntabwo nawukora wonyine birumvikana, nubwo mbizi ko uzonyine wabasha kuntunga, ariko ntekereza ku muryango n'iterambere ryisumbuyeho no kugerageza gushakira mu bindi, ariko ntabwo mbikora kugira ngo bizamfashe ninde ko umuziki kuko sinzobera kuzawureka. Akabazo ka nyuma, iyo umuntu ari umuhanzi kuko ntabwo ndi bujye mu matiku, ariko akenshi hari igihe uhura n'ibitero byinshi, abakuvuga yaba ibintu bigukomeretsa, ninde muntu wongeraho bwa mbere iyo ikintu hano niho byose birangirira. Buriya ku muhanda hano kuri social media n'ahandi hose hari igihe ibintu biba bikomeye nyine ku rwego ubitekerezaho ukabitindamo, cyane cyane ku muntu nkanjye. Gusa njye namaze kumenyera kuko maze imyaka myinshi mbinyuramo cyane, ariko iyo ndemerewe nyine, iyo urumva umutima wanjye utorohewe, ahantu hambere bibera ni hano mu rugo. Ngira abakobwa, umukuru aritonda ariko umutoya arakubagana cyane, ntabwo yagusaza ngo wibuke ibisigaye. Sinzi neza. Wamusubije. Aha, iyo mbwa ko yasaze turashize. Okay, kan kwibwira icyo none guhindura kanyibwira ndebe ko yakumvira gace ubusinga bayigira ngo ceceka gute mwuka nyagwa none ubanaga yishumike barayishumika yishumika cyangwa ihinyagira ceceka ntangira muki ceceka ikibazo cyawe ceceka ikibazo cyawe urumva urugo ruba rwarabuzemo umuntu n'imbwa zaje rwanda none tugiye guceceka hadi iyo tubonye hari umuntu yazikaye umunsi wadukoreye umutima natuzaniye melody nuko rwanda uzaceceka ndumva ibibazo ku bantu babandikaga ibibazo, hari ibyo ntasomye, hariho ntasomye ikibazo. Mfite abantu 92 bashaka gusaba Mike, bashaka kugira ikintu bavuga. Ndakora ikintu ikibazo yego ikibazo mfite njyewe ariko nimugifate nk'amatiku kuko ntabwo biri konsantere n'amatiku cyane. biravuga n'ubu nshaka kukivugura bure rero musa n'abanyamatiku muri twe niba ugereranyije umuntu witwa Yago, urabona talent afite, urabona wamusobanura gute mbese mu magambo make kuri passion yiwe y'ubuhanzi? ni umunyamakuru mwiza, navuze kuri kote y'ubuhanzi ni umunyamakuru mwiza. bivuze ngo ntabwo umubonamo umuhanzi, ni umunyamakuru mwiza. urakoze. urashubijwe nanuye ariko ntabwo nyuzwe, ariko nyine ngewe urashaka se kungandagira ku munwa cyangwa murashaka kundambika amagambo? oya tukora umunyamakuru mwiza. ngewe Yago indirimbo Suwejo n'uyu munsi yo njyanye ndayirota, irandirimbo irakoretse. Reka dukomeze. Ni nziza, ni umuhanzi. Dukomeze. Aha, please next. Abantu mwamaje kubaza ni mumanuke nimwe bakunde kuza kwicara n'abakomeye mudakomeye. Abamaze kubaza ibibazo ni mumanure. nanjye ngiye kumanuka. Ababajije ibibazo, okay, kubita Mike, kubita akabazo kamwe kandi kagufi tugende. Ababajije muhite mwimanura, muzamura abandi. melody Urubyiruko bamuboneye mureke bamufatira ngo twihute, abantu baba bamukeneye ari benshi. Kabaze wihuta. hari akantu kamwe maze kubona ku itangazamakuru nyine ryo mu rugo, cyane cyane ryo mu Rwanda. Iya ubona ari iyihe mpamvu abantu tuvuge nkawe
usohoye indirimbo premiering indirimbo cyangwa se ugiye gutanga ikiganiro ahantu runaka ariko most of the questions zibakubaza ni ibiri negative cyangwa se bishaka kuguta umutego ushobora kuguteranya n'abandi bantu ubona ari iki cyateye itangazamakuru gituma babaza ibibazo gusa bigomba kuba biri negative batakubaza ese ni iki uri gutegurira abantu ni iki kizatuma utera imbere ni iki bakakubaza ese melody iyo urebye ubona uzagera ahangaha ese melody iyo wigereranyije n'uyu ubona ari iki kitera abantu kubaza ibibazo bituma hari buzemo akantu gatuma abantu batumva ibintu kimwe aho kugira ngo babaze ibibazo wenda bishobora gutuma umuziki ukomeza gutera imbere kuzamuka cyane ahubwo ibyinshi bikaba ari uko bashaka gutezamo polemike biriya bintu ubona biterwa n'iki ubona byakizwa n'iki urakoze ku kibazo cyawe twihuta igisubizo cyaje gucungira hasi manuka twihute kubisubiza ikibazo melody ndabusubiza no mu gihe dushaka abandi ikintu cya mbere kibitera ni uko itangazamakuru ryajemo ubucuruzi bw'amafaranga yo kuri interinete uyu munsi ntabwo umuntu ashaka ko inkuru umuntu ashaka ko inkuru irebwa n'ukuri ibikinyoma babirebe kugira ngo nzishyurwe bari kubishakamo amaramuko kurusha uko babikora kinyamwuga ariko harimo abanyamakuru bazima babaza ibintu bifatika batinjira cyane mu biri negative kandi nabyo bije babivugaho gusa ubona icyo bagamije atari amaramuko gusa niba bakagira ngo kibitera kandi ubwo nyine urakoze cyane umuhanzi uwo ari we wese uri hano uri kutureba ukwiye kuba uzi ko nutabaha amakuru unubaha amafaranga mbega ugomba gutanga amakuru acuruza thank you so much twagiye JD ufite ikibazo hano rero kubita vuba kwihuta nicyo namubaza korabo zose yakoze ni akunda ikindi cya kabiri urabona muri ziriya gurupe twari dufite Urban Boys na Dream Boys niyo yakundaga urakoze cyane kolabo nakoze buriya imiziki yose gutoranya indirimbo imwe mu ndirimbo zindi aba ariyo mvuga ko nkunda kurusha izindi naba mbeshye ariko nk'indirimbo nakoreye na Shaddy yahuje n'abantu nifuzaga kuzahura nabo benshi pe navuga kuri parti ya success cyangwa se kunkonekita yagejeje ku bantu benshi n'ingirakamaro nzanakomeza gukina mu gihe kizaza urumva ni natira muri uwo mwanya hanyuma mu magurupe twagize gurupe kuri njyewe ko y'ibintu byose ni The Brothers itakiraho igitangaza twagiye Emeline urahari kuri zindi nzigiba ndahari Godfather ikibazo cyo kuta wihuta Bruce Melody ubundi ndashaka kubanza kumubwira ndamukunda mana yanjye urakoze byataye ndagufana ibihe byose ikindi iriya ndirimbo yawe ifoto narayikunze ifite video nziza imeze fresh kabisa ikindi uzasohora album ryari muri Desembre ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa 12 abantu bose bari bategereje album y'ibintu nzayibona urateganya ko izabera he listening party turi kwitegura kuri Kigali Universe ku bantu bazaba bari i Kigali ariko ndashaka no kubitinya no mu Rwanda kugira ngo ibintu byose kugira byiza niyo mpamvu umuntu akarere k'igufitaho cyane. Okay, thank you so much, my superstar. Ndagufana big kabisa. Thank you, girls. Okay, thank you so much. Sakoroji urahari? Turashize. Is it Sakoroji? ahari Wefatira ugira vuba. muri solo akurikireho ngabo. ngenda gukunda cyane nge ibyo ni ntago ibintu by'amatiko byo bara nta mwanya nkunda kwibonera bajya ntago njya mbibona nge naje no gukora Brussels. Okay, ikibazo cyane ni ikibazo kiri seriye. Nigeze kumva korabo agomba gukorana na Kofi n'umuntu nemera njyambwira abantu nge nikundira abahanzi ibindi byose uri kubuvuga ahubwo ni kiretse niyo bambwira ngo yakoze ibikisi nanjye ibyo nkora bitari byiza ni byinshi bo korabo yawe na Kofi ko ari kibazo nyamukuru yari iriho imeze urumva sasa ubundi ngiye sinzi ibintu byo kubekera rero mpamvu abantu bambaje ibintu numva bishobora wenda gusohoka neza ariko amabwiriza ukuri n'ubundi zikamwe zitahari. Kofi twahuriye i Kigali dupanga gukorana turanatangira projet biragenda ariko
ari ukuntu abahanzi bakuze cyangwa se by'umwihariko abahanzi bo muri Congo batoroshye nyine gukorana nabo. Abahanzi bo muri Congo hari ukuntu nyine utamenya rero byagenze bityo, ntabwo natanga details z'ibintu byose, gusa byagize gutya umusaza ati tuzakora ejo, turabiplaninga turataha, ariko hari ibyo twari twakoze nawe yamaze kubikodinga, gusa numva indirimbo ituzuye. Aragenda rero twongera gupanga kuzahurira i Paris, nza kuhagera yahavuye, nawe yagiye mu kindi gitaramo, twongera guhurira muri Kenya dusanga producer yatangiye indirimbo ntawe uhari. Ni ukuvuga ngo byagiye bizamo ibintu byinshi, gusa kuko ahari kandi tubiziranyeho igihe icyo ari cyo cyose twahurira, kubera ko n'umuhanzi nkunda kandi nubaha, niyo mpamvu igihe cyose twahurira twagakora akazi nta kibazo. urakoze cyane. Nongere nibutse abantu especially ku bantu bari muri Canada, hano dufite hafi y'abantu 900. Ku bantu muri Canada, ku bantu bari muri Amerika, hari igitaramo kizatangira amatariki 26 ni tour plus mutagiye gukorera mu mijyi ine iri confirmed right now. Hari igitaramo azakorera muri Canada, tekereza ko turaza kubaha site cyangwa uburyo mugomba kugura amatike. Ni igitaramo kizabera muri Canada kuva tariki 26 z'uku kwezi, tariki ya mbere ya kabiri, ndetse no muri Toronto tekereza ko ari umunsi wa nyuma azakorera igitaramo. So afite iyo tour. Uri muri Canada, please ntucikwe. Igitangaza agiye kuba kubita ikintu bita umuziki mu vimyuna, urumva? So bavuga nka nawe ni manzi, urabeshya ugerageza ushyiremo akaruka unanigijwe urukero. uko muri kuri Flyer nuko bimeze, urabona ko bimeze fresh. Bruce Melody arafata umwanya atubwire. Bruce Melody atubwire uko kuri iki kintu kuri Flyer ahangaha muzahaguruka. Ngiye cyo navuga rege cya danje nuko ndi tayari, ndaza niteguye, ibitaramo byose bizaba live. Turangiye ngira imiziki myinshi ku buryo rimwe na rimwe nibagirwa. Ejo bundi twari turi mu gitaramo Rusizi, abantu bahindutse indirimbo ivuga ngo guhisha iwacu ni mu cyaro, ni kwivuko ku ifishi y'umuryango. Dore naha nawe jya uhita imuhira, dore naha naje mu mujyi mvuye, karibu kwetu karibu nyumbani. Nari naragoswe, noneho tugeze mu cyaro barandabura barambwira ati we. Ubwo rero abantu bafite n'indirimbo batekereza ko ushobora kuba ntazapafaminga, nazo bajye bagenda bagira gutya, batwandikire tuzongere ku zindi. Gusa bafite indirimbo nyinshi, iyo nje mu gitaramo mpava zose izo abantu bakeneye nziririmbye, kuko nditegura nkanategura ibyo nzakora. Rero nabafatiye umwanya uhagije, abantu bazaza nzabahashoho. Fresh, thank you so much. Twagiye Jojo. Godfather njye akanshaka Angane gato. Reka mfate Jojo then uraza kumukurikira. Watermelon ufite na app. Twagiye Jojo. Yes, Godfather. Mwiriwe. Mwiriwe. Ikibazo cyawe ariko tubaza Melody. Yes, ikibazo nashaka kubaza Melody. Nagira ngo mubaze kuri iyi saga imaze iminsi ivugwa hagati ye na Yago na Debeni. Niba yumva we ku ruhande rwe nta ruhare yaba abifite. Ihangane ndakomyutinze nabasabye ko ibyo bintu by'amasaga ntabwo turi muri saga, muze mu nyumve turi muri promotion. Jesus Christ, ubu murashaka kugira ngo itiri kuri tutube ibitiku. Umuntu utari baze kubyerekeranye n'imiziki ya Melody, umuntu utari baze kubyerekeranye n'igitaramo bari gutegura, ndabasabye, ndabubaha, ndabakunda, muzi ko batinya kubi nta keza kandi tuvuge ku bintu bifite umumaro. Sibyo pe muri ngo nyine koza kubyerekeranye n'itiku ngo sinzi ngo ni Jojo, you know I do respect you, ariko ndabizi. Hano uvuga ngo ama YouTube reka basabe
ni ukuvuga ngo ahangaha byaba bigiye kuzana ubusharire cyangwa n'ibindi bikaza tuvuge kuri promotion y'igitaramo tugushyikira umuhanzi ugiye kujya kurira indege my friend kuva i Kigali ushyika Ottawa ni amasaha 18 niba ntibeshye 16 mu magambo make ntago ntasaga njyewe ndimo n'umuhore wese cyane cyane ko nta muntu n'umwe nigeze mbuza gufata umugati we cyangwa se nkakora ku isahani ngushyira ku yanjye ibyo nibyo ubundi twari gupfa cyangwa se ntawe natwariye umugore ibintu abagabo bapfa ntabwo ngiye numva hari n'umwe tupfa muri abo buri bisigaye n'ababicuruza n'abishakamo amakashi kandi numva naranabirenze sana reka tugaruke kuri promotion y'igitaramo tugaruke ku bihangano bya Bruce Melody ibyo bindi ndabasabye Jojo sister urabizi ugerageze unyumve so hari ibyo ntashaka ko bigeraga kandi ko byumve pe sibyo yes nabyumvise gatfa nabyumvise kandi nicyo nashakaga kumenya kubera ko hano hanze muri social media bivuga kwinshi gutandukanye oya ibyo nicyo tugire uyu munsi ndabizi ko iyi nkuru iyi live uyu munsi ntabwo iza kugurisha ko ntatikuriza kuvugirwamo ntabwo iri bigurishe iragurisha wenda ntibatange menshi ntabwo ariko na gato kava kwiguye ntabwo uza kwaprodinga wapromotera igitaramo ndabazi ariko nujya kuvuga inguti ya nyiranzage baraza bajye kugifata ndabazi so reka dukomeze gatoya rero twagiye Singles Connect umwe rukumbi wemeye gushingira uyu mu gihe Bruce Melody n'umupapa wubatse ntabwo ari umujene yagira muri Canada Singles Connect ndabizi bafatiyeho twagiye Singles Connect ni iki ufite cyangwa n'ikibazo bibaza kuri Melody umwe mu bahanzi dufite babakozi abo twita munyakazi uyu nakasa mutwe nagiye kuri live namubwira ngo iyo gwitegereje wurereje buri mutwe kandi mu Rwanda ngo muri kiri hahira yahise amanura ngendera imbere y'abantu kuri amunsi n'imane banayishanga so umugabo nuko bigenda bari kunyishyura so Single, do you have something to ask? Yeah. Yeah, go ahead, yihute. Yeah, mfite ikintu cyo kubaza and ndashaka kubaza inama yagira umuntu uri ku the advice you could give to someone who's stepping up in the fame. Ni inama yahereza umuntu uri ku tera intambwe muri fame ni yamuha. Fame as an artist cyangwa nk'umu influencer cyangwa fame muri rusange. Muri rusange utangiye kumenyekana utaruzwi. Ikintu cya mbere ni uko ugaragara bakunda kubivuga mu kinyarwanda ngo uko inkende yuriye igiti niko irushaho kugaragaza amabuno yayo. Mbega umugani uko urushaho kugaragara niko abantu bafata umwanya wo kukuvugaho niko bakumenya kurushaho. Rero kwitwararika kwigengesera birakwiriye ku muntu wese umenyekana, ariko no kuvugwa ukwiye kuba warabyakira imbere yuko utangira urugendo rwawe rwo kumenyekana. Kereka iyo umenyekanye utabishaka, ariko iyo umenyekanye ari ibintu ushaka ari ibintu ukunze ugomba no kwitegura kuvuga. Iyo bakuvuze nawe uvuga abandi, babandi wavuze nawe bafite uburenganzira bwo kugaruka bakakuvuga. Hari abantu bamenyekana bamara kumenyekana akavuga ngo sinzumva umuntu n'umwe mvuga kandi bavuga abandi. Uri igifura uri selfish, uvuga ngo niba wahisemo kwicara ukaganira ku muntu ndetse nk'ubu ngubu Bruce Melody hano Godfather yicaye aramvuze, yamvuze akwiye kwakira ko nawe hazaza abandi cyangwa se nanjye nkaza nkamuvuga. Akenshi rero ibyo nibyo bigora abantu, umuntu kumva arenda kuziyahura avuga ati baramvuga baranyanga, ntabwo bakwanga kuko wavuze abandi nawe igihe cyawe kiregera ukavuga. Rero advice natanga ni uko ikinyabupfura urakiruta byose. Iyo ugaragaje uburere byonyine ubwabyo bishobora kubyara amafaranga. Hari nk'abantu bashobora gukorana nabo kubera ko mbona ukuntu bameze banakwiba. Kari sawa. Melody. Yes. reka mvuge akantu nari namanuka Godfather. Wenda bo myice Mike. Twagiye watermelon ijambo ni ryawe twihuta. Okay, Bruce Melody ndagukunda kandi ndagufana kandi Imana ibiyobora intambwe z'ibirenge byawe, ibintu byose ukora biba n'umugisha w'Imana. Murakoze cyane.
ikindi nakubwira nakubaza muri entertainment ikintu kikubaho ukumva wowe ubwawe umutima wawe urinangiye ukumva wicuza kuba wumva wayivamo ni ikihe kikubaho nyine nkumva nava muri entertainment cyangwa mu muziki kumva nyine wabivamo nyine ntabwo njya nifuza kubivamo ikintu gishobora kukubabaza nyine ukumva nyine urigunze ukumva nyine kigukozeho kwa nkoraho se buriya ugira ngo ni byinshi ibintu binkoraho se hari kera nibwo wenda nk'umuntu yambeshyeraga ikintu gishobora kungirira nabi cyangwa kungeza habi kumva umutima wanjye uraremereye ariko nubwo byabaga gutyo sinumvaga nabivamo naho uyu munsi bwo kuko mbona ko iterambere rishoboka kuko mbona ko ibintu byabyara umusaruro kuko mbona ko uretse nanjye n'umuryango wanjye na karitsiye nk'uyu n'uburyo mvuka muri igihugu bwacu byashoboka nta exit mbona yo kubivamo icya mbere ni ukubikora neza ibitagenda neza nabyo ni ukurwana nabyo nta kundi alright kwihuta ngabo wihuta twagiye ndi guhera mani mfite abantu benshi melody uraza kumvise melody ariko baravuga ibyifuzo byabo melody ngabo twihuta dusigaye igihe gito melody wiriwe neza wiriwe neza iyo ndashaka kubwira ko ngukunda ndi umufana wawe ikindi uri imfura ikindi icyo nzi cyo ntabwo uri umwana mubi uri imfura uretse ko ntari n'umwana ujya wirinda amagambo y'abantu abagutera aga promota kongera requesting twagiye kubita wihuta musore muri za ndirimbo za Nyabarongo za ndirimbo za kera akiri muto cyane kubivuga iyo process mu buzima wanyuzemo ibyo wanyuzemo byose umunsi aho uri wishimira ikintu wabivuga nyine amagambo ushobora kubivuga navuga kendo urahari kendo rimwe kendo kabiri kendo manuka nakumanuye aha everything urahari ndahari kubita ubangura okay njye nta kibazo mfite ariko nashakaga kubwira Bruce Melody niba yemeye Imana azajye ashimira Imana yuko afite abantu bamukunda urukundo rwa nyarwo urukundo ariko rw'abafana rwo kumukunda ku buryo ushobora kureba umuntu ukumva urishimye ukumva gukoreye umunsi niba wenda wari wumvishe ubabaye ni ukuri ndayishimira kandi cyane ndayishimira nanjye ntabwo ndabibura ni iby'igiciro kinini yego okay nibyo ngibyo nanjye ndimo muri abo bantu rero bakorera kumva baranezerewe ibikorwa byawe byose okay mwakoze amasta afatika mukobwa amasta uranywa mfatiraho komeza nanjye ndi umuntu akunda gukurikirana umuhanzi wacu Bruce Melody ndabizi ntabwo nzi ariko njye ndamuzi cyane nkaba ndeba ibikorwa byiwe cyane cyane namukunde aho atangiye kurengana imipaka atangiye kurimbana na bariya ba Shadi rero Bruce Melody numvise ngo ugiye kuza muri Canada nanjye mba ndi hano muri Toronto niho ndi nyene ewana YouTube nayo mumbwira ahantu bagenda kuyigura nzaba uwa mbere kwicara hariya mubona neza tugakorana n'umuntoki kuba uwa mbere ni kimwe rero ariko no kubifata amasaha ugatangira kubigira
community ubamo iraza kuba ariyo support ya mbere uduhaye cyangwa umuhaye ukabona ibyiza ariko gerageza no kumenyesha abandi kugira ngo imbaraga ngiye kubikora mwe mumbwire ukuntu bigenda ibyo matika kubikura nzajya ngenda ndabisabisiriza abantu bose. urakoze cyane. ndatekereza ku muntu umwana ari kumupromotinga cyane ujye kwa Dumba ntekereza ko abisangayo cyane. Dumba afite information zose. ujye kwa Dumba mujye kuri platform ya Dumba ntekereza ko muze kubisangayo murabibonayo. Twihuta Gabiro. Yes. Fatiraho hanyuma kurikireho Papa Neila. Twihuta. Bruce nagusoje. Yakugiye sana. Byanshimishije bwa mbere mvuganye n'umusitari. Asante sana. So njye ndi muri Norvège ariko ndifuza ko mwazaza kudutaramira iwacu. Sinari suppose kuza haza kubamo ibibazo. Ni ukuri mbarimo ideni kandi nzaza. Abantu bari muri Norvège n'abari muri Suède mbarimo ideni. Karibu nyinshi. Ikindi kibazo ntabwo ari ikibazo ni icyifuzo nk'umufana byahamye cyane. Ndifuza ko mwazakorana indirimbo na The Ben. Birashoboka cyane, birashoboka habayeho guhuza nta kintu kimwe cyananirana kandi njye ntabwo mwakoranye irihe iyo mwakoranye irihe no kugira ngo birashoboka iyo mwakoranye irihe ko muduhora mudufata nk'inda za matimba iyo mwakoranye tudasohoka kandi ntayo kandi hari ariko ntabwo ari kurigana indirimbo na The Ben. oya ntabwo byakunze kubera ko inshuro nyinshi mwahuriye muri studio twahuriye muri studio ariko ntabwo byakunze ko tubikodinga ariko wenda igihe kizaza bikunde ko nta sinibaza ko buriya twebwe umuziki tuwikorera ukarera kubwiye ko mbere y'uko mbashimisha mba nabanje kwishimisha ariko hari igihe siba bwira ko ibitekerezo n'ibyifuzo by'abafana bibanza ibindi bikajya ku ruhande rero ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Thank you so much my brother. Bagushubije Gabiro. Thank you. Twihuta bamwanditse ngofero ko ufite abakunzi koko. Twihuta Papa Neila. Papa Neila, are you there? Yes, before the narrative. Itahi wacu ndagusubiza cyane. Murakoze bya hatari. Ya ufite ibibazo bibiri n'icyifuzo kimwe. Bashize. Yes, iyo kandi mbere ku bibazo. Ikibazo cya mbere kiragira ati abahanzi generasiyo yanyu cyangwa se gutangira kuri ba The Ben, Tom Close mwese ibihangano byanyu bya mbere byabaga bifite amagambo akakaye. Ubu ngubu bifite ibihangano byanyu ego ni byiza ariko amagambo ari gutegereje amagambo y'ibihangano bya kera uburyo yari akakaye biratandukanye. Ese ni byageze ati ni imitekerereze yagabanutse n'icyo kibazo ahubwo badusubiza. Ikindi kibazo cya kabiri kiragira nti bavuze ko ufitanye indirimbo na Medali kandi tuzi ko Meddy yavuye mu bintu bya sekira sigarimba gospel. Ese birashoboka ko iyo ndirimbo yasohoka yarabivuyemo? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Icyifuzo ni iki ngiki kiragira nti nk'abantu nka community y'abanyarwanda ngo muvuze abanyarwanda muri rusange abakongomani bavuga ikinyarwanda banacyumva abarundi n'abagande n'abandi bose bumva ikinyarwanda kuko nibwo wenda nivuge n'igiswahili twakwifuza yuko kolabo burazire international zirakundwa by'ukuri ariko urwego uriho urwego The Ben ariho uburyo tubafite nk'imasa ibiri mu gihugu twakwifuza yuko mwagira kolabo byadushimisha cyane. Icyo cyari icyifuzo. Ibibazo ni bibiri bisubizo ni n'icyo cyifuzo ugira icyo kivuzeho. Murakoze. muri kunyumva se ibikomereze ikibazo gicikira hagati ongera icyo kibazo cyanyuma gisubiremo ni kolabo baraguza bakora na The Ben. ngewe byarepfuye icyifuzo ibibazo wabyumvisha ariko icyo byanyu si cyo nari maze kuvuga haruguru se no yaramaze kuvuga kuri ntuzo yaramaze kuvuga ku yarasubije mu icyifuzo arongera agasaba we ntabwo ari kubaza arasaba aratanga icyifuzo. Uwa mbere yabazaga niba bishoboka mubura ko bishoboka. Uyu nguyu we aratanga icyifuzo nk'umufana akavuga ngo mwabidukorera. icya mbere ni uko bishoboka na kare kose yego ngo byagenda gusa n'ibintu bishoboka. urakoze cyane. Ibindi reka mfite ibibazo byo bibiri. Icya mbere ni ukuvuga ngo kera abantu bandikaga lyrics zikomeye cyane uyu munsi basigaye bandika
ibintu bidasaba ibitekerezo byinshi ni ukubera ko audience yacu itabikeneye ibyo bitekerezo bikomeye cyane kuko babaye babikeneye byaba bigaragara ariko urebye nk'indirimbo za Rugamba Sipiriyane n'abandi bo hambere baririmbaga amagambo akomeye ariko impamvu twe tuyumva nk'akomeye cyane nuko turi muri generation iri munsi yabo ntabwo tuvuga ikinyarwanda kimwe nabo icyabo cyari kigikomeye cyane nabo ugiye inyuma cyane kwa ba Rujindiri n'abandi barabarushaga nabo babarushaga ikinyarwanda gikomeye ko byibura nk'icya Sebantani ndacyumva neza 100%. hari umuhanzi witwa François Nkurunziza sinzi niba mumuzi kubigisha amateka y'umuziki nyarwanda François muze kugenda mushaka indirimbo ze urazumva iyo utari umuntu ukunda ikinyarwanda cyane ntabwo wabasha kumwumva neza ariko bigendana byose n'amashanyarazi yacu niba uyu munsi umuntu aririmba indirimbo ngo apucuri gakoshemana ukayireba mukayikunda biragaragaza ko aho tugeze uyu munsi abantu badashaka ibintu bikomeye ntekereza ko wenda nko mu minsi iri imbere ibyo bintu bikomeye bizongera bikagaruka ariko bisa n'ubundi nk'aho twe tugerageza tukabalansa kuko ntabwo ntekereza ko twandika indirimbo zidakomeye gusa tuvangamo nanone n'abakeneye kuruhuka cyangwa se kumva ibitekerezo bitaremereye cyane nabo tukabareka cyane ko ari nabo benshi. Thank you so much. Alice M. Ikibazo cya kabiri nakibagiwe gusa ni icya Meddy indirimbo ya Meddy izasohoka gute kandi yamaze kwiyegurira Imana adashaka iby'isi mwebwe mubamo mbese niyeguriye shitani urinda indirimbo z'isi kandi wowe wiyeguriye Imana arabaza ati iyo ndirimbo izasohoka nisohoka kubiyimana urumva n'indirimbo z'Imana nta kibazo ntabwo n'ukuri ndi rusofero ntimukandebe nabi indirimbo z'Imana ntacyo zintwaye nakupenda jezi mpokea sifa siyangira wow yasubije twaje Alice ijambo ni ryawe murakoze cyane ngewe vanasingiye kukoresha mu ndirimbo nzi Bruce Melody cyane indirimbo nzi yiwe nibuka ni nawe mfite kuri ringtone yanjye ni nta kibazo nshaka kwitera it touched me very much niyo ngira ngo niyo nzi cyane ariko nafite ibibazo bibiri je nashaka kubaza nabonye naragiranye ntuza collaboration ntabwo ari collaboration nzi ko mwita collaboration ariko ni ntuza na coach Gaël bimeze gute uranezerewe birakunejeje bifashe neza icyo ni icya mbere icya kabiri nashaka kubaza iyo ubonye nko mu makonseri yawe cyangwa mu mavidewo uba uri kumwe n'abakobwa benshi uri kumwe n'abantu bagufata bagukoraho bagera gute n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo umufasha wawe abifata gute abyihanganira gute ni iki wowe ukora kugira ngo mbese kugira ngo reassuring how do you reassure her of your commitment na love yawe for her? Good questions. Icyambere ukibuke Melody aratwika n'umuhanga aho mugende ube n'izindi ziragatari mbabarire ikintu cya mbere Melody naratinye kukibaza relation yawe cyangwa umubano wawe na Shondorokeza umeze ute nabyumvise njyewe rero ntishimye ngenda nkungiye kwiherera nako kwihagarika ntambura rero ntabwo nahaguma igihe kingana gutya ibihabera ntabyishimiye cyane cyane ko buriya umuhanzi agira akazi kenshi cyane iyo katagenda neza bihita bigaragara kuba rero ntihari kuba tukiri gukorana na Gaël ibintu bigenda neza habe muri business y'umuziki yewe no mu bindi tugenda dukorana ngenda mbona ibintu bimeze neza hanyuma ku kijyanye rero n'umukunzi n'urukundo n'abakobwa muri video bakaba ngo bagira gutya bakamukabakaba birumvikana ko ataragera ahantu bari gukora indirimbo niyo mpamvu nyine bigaragara kuriya ariko buriya iyo tugiye gukora indirimbo cyane cyane amavideo ni ibintu biba byanditse kandi buriya haba hateraniye abantu benshi muze kugenda mushake ibintu byitwa za behind the scene n'ibindi byose yewe umugore wanjye yabaye umukopine wanjye imyaka 5 uvuga ngo guhera muri 2000
umuhanzi abireba process yose yarayibonye. Hari ibyo mwe mutabona nka success we abona ukundi urumva we turabana igice cyose cy'ubuzima tukimaze tubana. Si ibintu rero naza hano ngo mbasobanurire kubona iyo nabisobanura gute ntimwabyumva byabasaba kubibamo, ariko aranzi neza kandi buriya kuba yo ku muntu ni choice, ntabwo ari ibintu umuntu sinibaza ko n'ababura bamutereta cyangwa se abamwirukankaho. Umuntu wese afata uruhande rwe agahitamo kunogera uwo babanye. Rero aho ngaho ku bijyanye n'akazi arakumva neza kuko akazi twakabanyemo, twagiye gushutinga n'amavido menshi, twararanye na studio, twakoranye ibintu byinshi, ntabwo bingora cyane kubisobanura. Sinzi niba wenda ibisubizo bitanze neza. Yanyuzwe, wakoze cyane. Metre Shadow urahari? Ikibazo kimwe tugiye kwa Aga Promoter, ikibazo twihuta dukwiye tubangura tugiye ku minota ya nyuma. Brace. Yes. Ndakuramukije, reka nshimire na audience iri hano na Godfather wa Ghost yaduze. Ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Urabona ndi mu rubyiruko, muri abantu bakoze umuziki kera. Uri Metre Shadow Musanisi? Ntabwo mbizi, reka mbanze mbaze ibibazo. Yubaka amabuno y'abagore. Arayubaka? N'amabere kongera agashinga. Afite gym y'umuntu akasamuka. Bruce. Yes. Njye ndashaka kubaza ikibazo ugendeye wenda kuri haso zabaye umuziki ugitangira kuri wowe cyangwa se n'abandi basani batangiye kera. Uyu munsi bigaragara ko wagerageje kuba inkotanyi ukagumamo, sinzi nimba kuba inkotanyi wenda icyo kintu uzi uburemere bwacyo, ariko uyu munsi hari aho ugeze ujya uhuza gute ahahise hawe mu muziki nawe ugeze uyu munsi kugira ngo nibura biguhe kubaka ahazaza. Ese ikibazo cya kabiri ikindi kiravuga ngo uyu munsi ko bijya bibaho nkurikije uko umuziki wacu wubatse cyangwa se music industry yacu, umuntu akagira akananizwa na bimwe mu bindi wenda umuntu atarondora hano, ujya utekereza ute ko nyuma uyu munsi wazubaka ikintu cyo kuvuga ngo igihe uzaba wabaye umusaza muri music n'ubwo umuziki udasaza, kuzamura abandi bana wenda muri aba barimo bazamuka, ko hari impano ziri inyuma. Dufite ishuri rya Kavumu, nimba Inyundo riri aho zikavumo Igitarama, hari abana bahari ubona ko bafite impano, kugira ngo uyu munsi nibura bizajye bishyigikira izina ry'umuhanzi nka Bruce Melody muhazaza ngo bikomeze bibe byiza. Mfite byinshi mu mutwe kuri icyo cya nyuma, mfite byinshi mu mutwe byo gukora kugira ngo sapotinga abantu atari abahanzi gusa, abantu muri rusange, kuko buriya abahanzi ntabwo hari kera. Uyu munsi umuziki ku isi yose ni business itanasaba kuva mu gihugu kubera ko internet yoroheje ibintu. So mfite byinshi, mfite imishinga myinshi iri gutekereza yo gusapotinga abantu muri rusange, kubera ko uri umuhanzi, ariko buriya ku isi ntabwo tubamara igihe kinini. Twese ko tungana nyine mu minsi iri imbere tuzaba tutagihari, haraje abandi bantu. Iyo usize ikintu kizima wenda cyasigara gifasha abantu, biba byiza kurushaho. Nanjye rero ndi mu batekereza gutyo, ndi gutekereza ko hari ibyo ntabwo nabivugira hano, ariko hari birebire ndi gushaka gutekereza. Nshyize hamwe connection mfite, abantu tuziranye, ntekereza ko byose bizafashiriza hamwe abantu kubona ikintu kinturutseho kandi kizagira umumaro sosiyete ku mubare munini. Urakoze cyane. Aha twihuta, reka dufate undi muntu, reka nzamure Kendo. Twihute dukubite tubangura abantu mwabaje ibibazo, umuntu udafite ikibazo. Twagiye Aga Promoter urahari? Ndahari bro. Wahe Bruce, umeze fresh? Man, yewe najya ngushimire kuri bo wakoze ejo bundi muri Kenya. Niwe muhanzi w'umunyarwanda abonye ufite IQ yo kuvuga, umaze kumenya umwinfluence icyo ari cyo. Icyo kintu nicyo kintu cyankomye, nta bibazo byinshi mfite cyo kubaza wakoze byinshi. Nashaka kugushimira ku bwo wakoze muri Kenya. Ejo numvise aho ibikomoje ko ugomba kubikora hano mu Rwanda. Ni buboro
acire se umusaza nuko babaye nose n'uzi network yo mu Kantuza yandi hepfo ku Kimisagara hamwe n'uzacuruza inkweto dore nk'uyu nguyu cyane ntabwo bikunda aragaruka Mika ufite ikibazo uratamiye se ntukina kubita shiro ariko se bashyizeho kamera shandi mu kurya nose neke kurya ngo kubera ifasha bagiye barimo mbana hari nabishaka kamera ariko mfite ikibazo nka bibiri bamubajije ibibazo bijyanye n'umuziki byinshi bishoboka kandi yashubije neza kabisa ndanamushimira ko yadusubije neza njye ndashaka kumugana mu buzima busanzwe ikibazo cya mbere Melody ni umuntu ugira urwenya ku rwego birenze bisanzwe bimeze nk'impano wenda atanazi ko afite ariko ikintu cy'urwenya cyane ese ikibazo mfite hari umuntu yaba yarabikomoyeho muri famiye wari umunyarwenya bikaba ariho impano yaturutse icyo ni ikibazo cya mbere kuko njyewe mbifata nk'impano yenda afite kuko ikiganiro cyo ushobora kukireba ugatangira useka ugasoza useka icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri nari mfite yatubwiye ko ari umuntu wihagije mu guhanduringa ibibazo bikomeye ashobora kuvugwaho cyangwa se ku buzima bwe cyangwa se ubwa famiye. Ese birakorohera kuko hari ikintu njya mbona nanjye ntakunda iyo bakritika ku buranga bwa madamu wawe, ni ibintu nanjye ubwanjye mbona umva bindemereye kandi atari tutaziranye. Ese nkawe ubihanduringa gute uje ikintu nk'icyo ngicyo kikubabaza ku ruhe rwego? Ikindi cya nyuma kiri fani ariko nacyo ni ikibazo. Ese njye mbona usa n'imfura y'umukobwa, ese ubifata gute kuba uri umupapa usa n'umukobwa wawe? Ese bigushimisha gute? Ibyo bibazo nari mfite. Icya mbere y'urwenya se kera rwabagaho, bamudufashe ababizi mutubwire abakomediye ba kera bari bandi bari bahari. Ndabura rero aba mbere ni bande? Mukesha batware se nyari umukomediye, yari umunyamakuru w'umukomediye ariko ntabwo ari nk'umwuga umugaburira, ariko nyine yari akasa mutwe. Yaje gutangira gukina amafilime nabwo ariko wari uwavuba aha ntabwo ibaze umuntu ndazibuka za mbirikanye twarazirebaga mu minsi itambutse. Ntabwo habuze kera, iyo tuvuga kera turavuga mu gihe wenda cyo hambere, ku buryo urwenya nyine rw'urwenya. Nibaza ko urwenya rwo mu Rwanda rwabaga rwanditse kandi nabwo rwitwaga byenda gusetsa. Uyu munsi nibwo twamenye ko ari urwenya, rero ko ntagira uwo mbikomoraho ntabwo byari gushoboka niba bitari bihari. Nta nubwo ariko njye buramba numva ruhari, nta rwenya mbonye, nta kisekeje mbonyeho. Hanyuma ku bijyanye no gukritika uburanga bw'umugore wanjye, urumva nta mugeni mbashakamo, deja namaze kumubona, nta kintu nyumariye, nta kintu nyine urumva, nta kintu na kimwe mbibonaho, kuko wowe nk'umuntu uko uzagenda ushaka ubaho benge ubanjye naramubonye, kereka wenda ngize nk'ibyago akanyanga nawe udatari bunyanze ngo nta kundi bizarangira. Ntabwo icyo si ikintu nabona ngo mbone kirenze, kubera ko umuntu ubu ngiye kurya ibiryo hano nkarura nkatangira kubirya ukambwira ngo birabishye atari uri kubirya rwose waba usetse. Iki nicyo gisubizo cyanjye uko niko mbifata. Hanyuma kuba ndi umubyeyi usa n'umwana we bisobanuye ko ntakoresha DNA test, bisobanuye ko nyine ndishuwa ku mwana ruwanjye. Ni ibintu byiza cyane, kandi no kubona umuntu buriya hari ikintu cya danje ku bantu mutarabyara, kubona ubyaye umuntu akatangira kugira akahaguruka akagenda mu gitondo akakuganiriza, agatangira kuvuga ngo papa, akavuga ngo mama, ejo mugatangira guhererekanya ibitekerezo. Umukobwa wanjye w'imfura ageze mu wa kane primaire, kandi ba Godfather tungana baracyabyirira no mu kanya muramwumvisha birya. Ni ibintu bikomeye cyane kurenza uko umuntu abasa, birakomeye cyane. Urumva umwana tuzabivuga ukundi, tuzashaka undi mwanya tuvugeho ari byo bituzanye. Urakoze cyane ku nkoma. Aha twagiye, urakoze Sofia. Yes. Ni kwihuta ikibazo kimwe.
abandi ndashaka kugira ngo hano kuri 10K Bruce Melody tugiye ku bihumbi 10 ikibazo cyawe twihuta. Yeah, Bruce Melody, I wanted to ask you, what are your accomplishments in the next 5 to 10 years as for you and the country Rwanda at large? Urugutekaniza iki? Rashize. Melody guteganya kuba a global artist. Ntabwo numva n'ubu sinshaka kuba local, n'ubu ndi gushaka gufata East Africa, ariko from East Africa turajya muri Africa muri rusange, ariko ndashaka Grammy, ndashaka big stages, ndashaka ibintu abantu bose bacivinze mu buzima. Impamvu numva nanjye bishoboka nuko navumbuye ko nabo bari abantu, niba barabibashije birashoboka. Noneho ngeraho nkomoka, ngira abo dusangiye ururimi, ngira abansapotinga. Nibaza ko mu myaka 5 iri imbere at least Afrika yose izaba izi neza ko mu Rwanda haba Bruce Melody. urakoze cyane. Umurungi wa Faizo, fungura mic yawe, ndabo wambaye imyenda y'abaganga. Fungura mic, uranyumva? Umurungi rimwe Nakumva cyane. fatiraho twagiye. Ikibazo cyawe Muraboneza. Ndakomeye, ndi umufana wa Bruce Melody. Nkunda ko agira courage. Buriya tugira ibibazo bikomeye cyane, usanga abahanzi mu bindi bihugu kubera kubakritika cyane, kubaca intege, bakunda kugira ibibazo biri psychological. Ariko nemera ko nkunda ko Bruce Melody igihe cyose ahora ari wa wundi, ahora na vibes. Nkunda gukurikirana ibiganiro byose amutime iyo ufite umwanya, ariko akenshi ikintu mba nshaka kwitaho ni ukumureba mu maso, nkareba koko nta kintu byamuhinduye, especially amaze igihe kinini avugwa cyane. Nkunda gutegereza ibiganiro bye ngo ndebe ko if there is something cyahindutse kuri we, ariko nkushimira ko uhora na vibes zawe rwose. Amagambo iki ntago bikwaffectinga mu buryo buri psychological, ntujye uhinduka rwose. Komerezaho courage, kandi ngewe nkuri inyuma rwose, nubwo nshobora kuba wenda nta mafaranga naguha, ariko ibindi byose I do what I can do. Thank you. Kandi ubwo ndi inyuma nanjye buriya uri imbere. Yego, merci. Ibyo ibibazo mu mutwe birasanzwe, bibaho ku bantu bose bavugwa. Nanjye ngerageza kubirwanya kuko ndeka bikavugwa nanjye nkabivugaho, kuko buriya kubibika navumbuye ko ari cyo kintu nahanwe gusharinga n'abantu rimwe na rimwe. Ntabwo mbizana nyine hano yumva wenda ndabatsimba, ariko ngira abantu nganiriza, ngira inshuti, ngira umuryango, ngira ubuzima busanzwe nk'uko abandi bantu bose babaho. Nkagerageza kubereka ibingoye, tugafatanya kubishakira umuti, bikarangira nyine nkomeje kuba ngewe. Kandi iyo ubonye abantu bagukunda buriya wibagirwa bakwanga. twagiye. Jeannette, uranyumva? Yes, ndi kukumva. Kubitubangura Melody uzaza kwihangana abantu bavuze singende batakomeje. Twagiye kubita wihuta. Nimubona biramufa. Aho urajyaye. Gira vuba ngwinda muri bazaniye. Ngeze kuri 5% ntabwo mbeshye. Uracomeka. Twihute tusigaje iminota mikeya. Twagiye. Jeannette, icomeka telefone. Ndimo kukumva. Mbere yuko Bruce Melody agiye gucomeka telefone, murebe hano kuri dashboard, agiye gucomeka telefone Melody, mufite inyota muri benshi, murebe kuri dashboard. Ndabasabye abantu muri Canada, please, ndaje abantu mumurikira, ndashaka kugira ngo muze gufata iyi flyer muyishyire ku WhatsApp yanyu, muyishyire ahantu hose. Aya masaha azuronga uvuga ikinyarwanda, ndagira ngo ube umwe n'abantu bashaka gusaba supporting Bruce Melody ugiye kwinjira muri Canada. Tubane nawe, please musharing iyi flyer, muje kuri platform za Bruce Melody, mwese muramufollowinga benshi, mugende muyifate, muyisharing, muyipartage ahantu hose, supporting umwanzi w'umunyarwanda ugiye kuzuruka mu gihugu cya Canada. Aga promoter. Yes, Godfather. Uranyumva? Ndakuba mukajya bicikiye mu narampamagaye muko nariho mukuru w'ifine mpamvu. Okay. Namba ifa. Ikibazo cyawe Melody ari kukumva? Yego kumva. Melody nashimira. Okay.
nashimiraga Bruce Melody igikorwa yakoze ejo bundi agahuza aba-influencer bafatika muri Kenya akabitaza biriya bintu ni ibintu by'agaciro kubona umuhanzi nka Bruce Melody wo mu Rwanda noneho yakoze igikorwa abandi bahanzi bo muri Kenya batarakora ngo begeranye aba-influencer nk'abari babateranye bakora igikorwa nka kiriya so nkaba numvise agiye kubikora hano mu Rwanda ni ibintu bya danje nyine ni ibintu nyine bifite IQ yo hejuru nicyo kintu nshaka kumushimira cyane kabisa bya bintu yakoze ni ibintu biri hejuru cyane ashyiramo courage ibintu bye abantu bari kubyumva kandi bari kubikunda cyane kandi ejo ni heza kabisa aratanga icyizere ku muziki nyarwanda urakoze cyane ndamushimira Melody wamwumvishe uyu bamwita agapromota uyu nguyu n'akasamutwe iyi platform yarayifashe nubwo afite indabiri igitsina ariko iyi platform afite ukuntu ahasunika bikagenda fresh ni umwe mu bashabitsi kandi mbona bafite impano cyangwa bashaka gupushinga impano nyinshi cyangwa gupushinga industry muri rusange so twagiye Kendo urahari ndahari kubitubangura twagiye igihe gito twagiye so murakoze cyane njye ni ibintu bibiri navuga icyambere Bruce Melody ndi umufana gikomeye ni role model wanjye kabisa big time indirimbo yakunze kurusha indirimbo ndakubona ngahinduka mu mboni zawe nkibona simenya aho dutaniye uri inshuti magara kandi biragaragara na kimenyetso nkeneye ese ninde watinyuka nkambwire ko nakubereye baby kutambere baby ese ninde watinyuka nkambwire ko tutaberanye baby ko nakubereye baby nakubaza from sunlight bikarenga thinking about you my baby I go down okay Kendo thank you kamera byananiye kumenyesha ko utanyereje cya kigoro bitari bukunde hano ndaza kugorana nayiguhaye ngiyo twagiye okay Kendo yego ikibazo cyari kimwe n'icyifuzo kimwe mani n'ibyadanje kuba byonyine mvugishije Bruce Melody ariko icyifuzo nicyo ndaheraho sinzi niba bitangaje kuri njyewe biratangaje ariko byaba ari nasoba cyane kubera ko ndifuza kuzahura na Melody nabinyangira hano nabinyemerera hano ariko ntabwo ari itegeko ni ubusabe kuko mani nakwemera tu kandi biri sinzi ko nabivuga tu banumva nyine mu gihe kizaza igihe uzaba utagishoboye wenda like muziki waraparitse banumva nyine nzavuka Bruce Melody kabiri biramutse ari ibishoboka bwo byaba ariko nanivukiye nkanjye kuri role model wanjye nabifana cyane kandi nabikunda cyane ntabona cyabiri reka gusubiza kubitabangura njyewe kubonana n'umuntu ntabwo ari ikintu no kuri nakwanga kubera ko nta muntu utabikwiye nta muntu udakubura n'abantu ahubwo wenda twashaka igihe gikwiriye sinzi bigenda kugira ngo tube tuniziranye kubera ko abantu bamurikira ari benshi sana n'abantu baba batekereza ko tugiye guhura ari benshi nanjye umwanya wanjye ukaba iyindi ikintu nshobora kwanga cyane cyane ku muntu ufite impano biranashoboka ko wenda hari ibindi bivamo buriya Godfather ntaribi abikiraro I will do it. Okay, thank you Kando. Reka tuzamura abandi twihuta reka mfate umuntu bita Osumarito turashize. Niko Osumari. Fungura mic yawe. Yaman n'abansubiza abantu bose abakonjegeza abagenzi banjye fatiraho kubita kubagira muba ngenda umufana wawe hejuru hasi ndakuzi mani ndakuzi
Melody araza actually twese guhura ahantu runaka ndamusuhuza muha respect ye n'umuntu wa Dan kinamubwiye ikintu kimwe njye abona nakumenye hariya respect Bruce Melody njyewe mu by'ukuri nta kibazo nshaka kumubaza ikintu nshaka kumubwira tu ndagukunda ikintu basi ndimo ndagusaba kimwe cyonyine umbabarire ndanapfukamye basi nambaye isura Bruce Melody ndapfukamye mbabarira uzanumira iwawe twiririrwana niyo naza ngo twaza ibikapu cyangwa ngo twara nyine ukambwira ati uwo munsi twozanye imodoka ndayoza pe ya brabasi urumva Bruce Melody ndagusabye mbabarire uzanumira umunsi niyo byaba mu kwa 11 mu kwa 10 mu kwa kangahe uzambwira ati Osman Richo wira twiririrwane dukiringane dusangire ngutetere chapa ifam man jeri yujo nyine nta kindi pe ndasabye asante none se Bruce Melody rabinye mbere basi Nzari se kurguca mu nda. Dr. Musubizi. ariko guca mu nda karampuma sasa nabyemera ariko si kwirirwa mu rugo iminsi yirirwa mu rugo irabaze niyo nataza mu rugo ubwambwiye twiririrwane n'ugendeye twanahahera ariko yaje kwirirwa gusa ndirirwa nanarara inshuro nyinshi nahananiwe kabisa uwo munsi tuvanga waba ari nk'ubwahise ejo bundi dufite igitaramo Gisenyi ntabwo twakwirinda ukamubwira reka tuzagapanga ngarutse muri Canada njyewe nta kibazo anyway ndanagushimira ejo bundi umva nabonye ubutumwa kuri wowe kandi bwaranshimishije appreciate kabisa ariya wamaye umva yankoreye ibintu birenze bya hatari kandi murakoze appreciate nta kindi ibyo umva ngiye kurya bameze neza umva Bruce Melody ejo ndagukorera ngai post ya kwa gatatu wallahi asante gisaza wallahi I love you bro man imana igumugisha izakugeze kure ngo stage zirenze BET Awards uzayikandagiramo uzayipafomingamo man murakoze Thank you. Osmarito, thank you, man. Yeah. Zadanje. Aha, Sonia, urahari? Sonia 4. Sonia Kane. Yes. Go ahead. Mukeni yawe. Okay, murakoze icya mbere Bruce Melody turagukunda. murakoze byasare Gushimira ubunyangamugayo ugira ibiterwa kugabaho uburyo ubyitwaramo. Ikindi nagusaba natwe nko muri Amerika uzajya utugenera natwe ibihe uze kuturirimbira ko turagukunda cyane. ukuri ndabizi kandi ndanabitekereza turi no kubipanga ubushize ntibyadukundiye ko tugera ahantu hatandukanye ariko turabishaka kandi tuzabikora nuko muri Amerika dutekerezeho natwe nk'abafana bawe tuze tugutwikire twereke urukundo. nzaza kandi cyane kuraje kabisa. Thank you so. Thank you so much. Nana, urahari? Wingofero? Ndahari. Ihute twagiye. Wiriwe. Ndashaka kumvugisha Bruce Melody n'ubwa mbere mvugishije umusitari. Bruce Melody ndagusuje cyane kandi turagukunda dutuye i Nyamata. Ndagukunda cyane ariko cyane nkunda iriya ndirimbo yawe y'ifoto. Murakoze. Murakoze cyane. Twagiye bava twihuta kubitubangura. Bachibe wajuheza. Hello. Nanjye nshaka kukubwira ndagukunda pe fashuwa ndagukunda kuva kera na mama wanjye ari kugusuhuza aragukunda cyane. Umusuhuriza umubwire ko nanjye mwemera cyane ndagukunda cyane. Ikenda yuko merci. Good father, thank you. Nizere ko uruje imyaka y'ubukure twihuta hano dufite undi muntu witwa ufite network kandi
umwami w'ishyamba umwami w'ishyamba uranyumva manuka twagiye karedi urahari Yes, ndahari bro. okay go ahead twihuta Bruce, yuhu. Meze bite maga?